Guys, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze ukomeje gukurikirana Irindi Banga TV show. Uyu munsi mbazaniye ibihugu umuntu ashobora kujya gukoreramo kandi ibihugu byizewe. Igihugu cya mbere ni Albania. Albania ni igihugu kiri muri Europe. Ni igihugu gihemba neza, ni igihugu gifite utuzi dutandukanye, utuzi two gukora muri warehouse cyangwa se utuzi ushobora kubona tw'ubukirina, utuzi two guteka, yes, ndetse n'utuzi two gukora mu bintu by'amashanyarazi. Albania rero ni igihugu cyiza cyane, ni ukuvuga ngo iki gihugu harimo utuzi, ariko cyane cyane abantu bakunda kwibaza bati se saleri ishobora kuba ihagaze ku ruhe rugero. Ni ukuvuga ngo saleri ku isaha bahemba amayero 12, ni ukuvuga ngo amayero 12 n'ibice 82 nibyo umuntu uri muri Albania umukozi ahembwa. Ni ukuvuga ngo umushahara fatizo ku kwezi ni 2220 ku kwezi. Ni ukuvuga ngo amasaha rero ukora ni amasaha 40 mu cyumweru. Yes, ibi nibyo byibanze ushobora kumenya kuri Albania, kandi Albania ukamenya yuko ari igihugu kiri muri Europe. Ubwo rero wowe ushaka kujya gukora mu mahanga, wowe ushaka kujya gukorera hanze, ubwo wagana igihugu cya Albania. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona y'akazi ku buryo bworoshye, kandi ni igihugu ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Europe gihemba neza. So igihugu cya kabiri nyuma ya Albania rero, igihugu cya kabiri turasanga Croatia. Croatia ni igihugu kiri muri Europe. Ni igihugu nacyo gihemba neza. Ni ukuvuga ngo ni igihugu umuntu ufite icyo bita skills, yes, ashobora guhembwa amayero 66,738 by'amayero. Yes, abantu ubwo ni abantu bafite skills ziri hejuru cyane. Yes, naho abantu bafite skills iri hasi ahembwa 5,561 n'ibice 50 by'amayero. No kuva aba bantu ba nani skills bakora mu nganda, ari nako kazi abanyamahanga bakunda kubonayo, bahembwa amayero 840 buri kwezi. Yes, ikindi ugomba kumenya ko Croatia ari igihugu cyiza cyane, ari igihugu nacyo kiri muri Europe. Yes, ni ukuvuga ngo ikindi ugomba kumenya, iyo ugeze Croatia ukaba ushobora gukora, yes, ufite skills, ku bantu bakora mu bintu by'inganda ushobora guhembwa amayero 2,500 kuzamura. Icyo rero nicyo ugomba kumenya rero kuri Croatia. Icyo nakubwira kuri Croatia ku muntu ushaka kujya gukora muri Croatia, naho ni igihugu cyiza ubonamo work permit bitagugoye ndetse na visa. Ku mwanya wa gatatu rero twikomereza turahasanga Serbia. Serbia nacyo ni igihugu kiri muri Europe. Serbia urebye ni igihugu nakubwira yuko gihemba neza. Yes, hagati y'amayero 800 n'amayero 1,500. Yes, akazi kaboneka muri Serbia rero harimo utuzi two mu nganda nk'ibisanzwe, utuzi two mu gikoni, utuzi two muri mu bintu bijyananye n'amashanyarazi, utuzi tujyananye n'ibintu bimwe byo gukora mu mazi, kazamo ibintu bijyananye n'ubwubatsi, ibintu bijyananye n'ububaji, n'ibintu byo gukora mu bintu by'ubwubatsi muri rusange. Iki gihugu rero ni igihugu cyiza, ni igihugu ushobora kubonamo work permit bitakugoye, ndetse naho ku kintu kijyanye na visa ntabwo bakugora bakubwira ngo uzajye mu ma interview, cyangwa se biragusaba kujya kuri embassy kugira ngo ube wabona ikintu
cyitwa visa. Oya, usaba visa online uyaprangira wiyicariye iwawe, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi gihugu nababwira, hariho United Emirates cyangwa se Dubai. Yes, so Dubai rero hakaba harimo utuzu tujyananye na warehouse, utuzu tujyananye n'ubusekirite, utuntu tujyananye no kuderivaringa ibintu ukoresheje moto, n'utundi tuzi tujyananye na construction help. Ni kuvuga ngo ibi ni ibihugu rero, reka nongere mbisubiremo kugira ngo mubyumve. Igihugu cya mbere ni Albania. Albania ni igihugu kiri muri Europe nk'icyo nuko nababwiye Sahel. Igihugu cya kabiri ni Croatia, igihugu cya gatatu ni Serbia, igihugu cya kane ni Dubai. Yes, aha niho ushobora gushakira ubuzima muri iyi minsi, ku muntu ushaka kujya gukora mu mahanga, ku muntu ushaka kuba yabona work permit cyangwa se ushaka kujya gukorera muri ibi bihugu bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa rero nuko wakora application ukiyaprangira. Nababwiye yuko ku bintu bijyanye na work permit ntabwo ari ibintu basabira online, ahubwo ni ibintu uba usabwa yuko ushobora kuba wagira ute, ushobora kuba ufite umuntu hari hakurya akabigufashamo, then yamara kubigufashamo akagushakira work permit ku bintu bijyanye na visa. Byo umuntu urabyisabira ukoresheje, niba ari ibintu bigusaba kujya gukora interview, waprayinga ukazajya gukora interview muri embassy bakaguha visa. Niba ari ibintu usaba visa online, nabyo ukaba wabikora nta ngorane zihari. Ikindi nababwira cyane ku muntu uba wibaza ati se nabona work permit gute, ikintu uba usabwa cyane ni passport yawe, then wamara gukoresha passport yawe ubwo uyohereza abagufasha, cyangwa se nawe niba ushobora kwibona uyo work permit mu buryo butakugoye, bagusaba passport. Ibyo byonyine n'amafaranga y'ikiguzi cya work permit ibyo biba bihagije, ubundi ukabona work permit. Noneho nyuma yo kubona work permit, nyuma yaho hari document usabwa, harimo bank statement, harimo ya work permit baguhaye, harimo ya contract y'akazi baguhaye, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni hariho ibihugu bitanga ama accommodation n'ibitayatanga. Ikindi ugomba kuba uzi neza nuko hari izindi supporting document nka za criminal record, nka za flight booking, nka za birth certificate, n'ibindi bigiye bitandukanye nka za marriage certificate ku bantu bafite ingo. Ibyo byose bagenda babigusaba kugira ngo ubashe kuba waba wakora visa application, ndetse na application fee. Ibyo byose rero nibyo usabwa ku bihugu cyane byo muri Europe. Naho Dubai ho wishyura amafaranga bakaguha work permit, bakaguha ibintu byose bikenerwa kugira ngo ugere hariya Dubai ugatangira akazi. Ciao, Imana ibahe umugisha, turi kumwe, see you.